Ibi byiza bakunzi babiza TV Rwanda mwese mwa muri hose kambifuriza ibi byiza kandi mbaye ikaze ku biganiro tubagezeho bya buri munsi, ibiganiro kandi bitandukanye, amakuru y'ubuzima, amakuru ajyanye na politiki, amakuru y'imikino n'imyidagaduro, amakuru biba bimaze iminsi bibera ku isi, amateka yaranze isi, byose bicana kuri biza TV Rwanda. Hari amateka amwe namwe yagiye aranga ubuzima bwa muntu, ukumva rimwe na rimwe umuntu aravuze ngo umwana apfa mwiterura, undi akavuga ati igiti kigororwa kikiri gito, kubera yuko ibyo umwana yatojwe akiri muto nibyo ashobora gukurana. Ibyo wahaye umwana uyu munsi, ibyo wamuhaye ejo nibyo bishobora kuzatuma aba umugabo ejo n'ejo bundi. Rero hari ibyo usanga icyo bita retour d'âge, bimwe utabakoze mu bwana bwawe. Niba mama yaragutoje kwanga abakobwa ukanabikurana, undi akagutoza kwanga abasore ukabikurana, ni ukuvuga ngo icyo mama yagutoje, inzira yaguhaye ukiri muto, ukiri bebe, nibyo uzakurana. Rero muri saga yigize kuba uyu mugabo bita Balthazar Wakibatutsi, Balthazar Banga Ingoga, bavuga ko kugira ngo abe kuri yese yarashutswe, ese kugira ngo afungwe byari byarakoreshejwe cyangwa se n'ibintu byari byarateguwe. Reka nongere ngaruke kuri iyi nkuru. Impamvu nyigarutseho nuko benshi mutajya mumenya ukuri kwabyo, ngo mumenye wenda amaherezo y'uyu mugabo nayahe. Ese uyu mugabo gufunguka ko nukuhe? Ese ni cye kishe inyuma kugira ngo uyu mugabo yongere afungwe? Ese kugira ngo aryamane n'abagore barenga 4? Ese byari depression cyangwa se yari retour d'âge? Kuko kugira ngo umve ngo umuntu agiye kuryamana n'undi yafashe video, afashe kamera shizariya, arimo yifotora, n'uwo bari kubikorana akabyemera, ni process ndende. Rero kugira ngo ubyumve ni ibintu bisaba kuba wakicara ugasobanukirwa amakuru atandukanye. Inkuru y'umuga rero yadutse muri Guinea ya Equatoriale, ishingiye kuri Balthazar Banga Ingoga, umuyobozi mukuru wa guverinoma ushinzwe kugira uruhare mu mibanire ya hafi ndetse n'abagore barenga 400 bose, kandi bose uko barabanye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi butandukanye, cyane cyane uburyo bwo guhuza ibitsina, ubwo n'igitsina gabo n'igitsina gore, bakabakora imibonano mpuzabitsina, byose bikajya hanze ku karubanda. Aya mahano rero akuyemo amashusho yasohotse muri kwezi kwa 11 yagiye ajya hanze rwose. Aya mashusho kandi yashimishije imbuga nkoranyambaga, kandi abaza ibiganiro bijyanye n'imbaraga zikomeye, cyane cyane ibiganiro bya show business na entertainment, ubuzima kandi bwite n'umuco wa politike muri Guinea Equatoriale. Bisa naho byandagaye, bisa naho byagiye hanze. Usibye rero ibirego bitangaje byagiye bizamuka kubera iki cyaha cyangwa se kubera amashusho agiye asohoka hanze, byabaye rero bigaragaza urugamba rw'igihugu mu bijyanye no kubazwa ibya politike ndetse n'imyitwarire, imbaraga zo uburinganire n'ubwuzuzanye, ndetse n'ingaruka itangazamakuru rya digitale cyangwa se itangazamakuru rigezweho mu miyoborere n'ibitekerezo rusange. Akenshi usanga hari ibihugu bitandukanye kugira ngo bizamenye amakuru biba bigoye cyane. Usanga amakuru abavugwa ari ibijyanye na politike, ariko amakuru y'umuryango, amakuru y'ubuzima rusange bw'umuryango, bw'umwana w'umukobwa cyangwa se umugore biba bigoye kuyamenya. Rero uyu munsi igihe byabaga, igihe amashusho yasohoka hanze bigaragaza ukuntu Balthazar yaryamanye akora imibonano mpuzabitsina na bamwe mu bayobozi bakomeye, bamwe mu bagore bakomeye bari mu nzego za leta muri Guinea Equatoriale. Byabaye nk'akasamutwe, byabaye mbese nk'inkuru ikomeye, ariko ni inkuru y'incamugongo. Raporo rero ndetse n'amashusho yatangajwe bivuga ko byerekana Ingoga mu bihe bya hafi ndetse n'abagore benshi, bamwe mu biro bafitanye isano ndetse n'abanyapolitike bakomeye cyane, barimo abaminisitiri, abapolisi ndetse n'abandi bakozi ba leta. Bivuga kandi umubano we uvugwa ugera ku bantu b'ingeri zose, byerekana ko yagera kuri buri wese, kandi bikaba bishobora kuba afite uruhare runini mu kuba byagira hanze cyane mu nzego zitandukanye, kugira ngo aya mashusho asohoke hanze. Bikaba byari bisa naho byari muri politike yo kugira ngo uyu mugabo ase n'ugwa hasi. Ingoga rero
ugaragara cyangwa se ugaragara nk'umuhango kandi wambitswe mu maboko ya polisi ntarasubiza ku mugaragaro ibyo birego avuga ko hakenewe guharanirwa ndetse mu mategeko mbere yo kugira icyo atangaza ku magambo. Na n'ubu aka kanya tuvugana ntabwo birajya hanze ngo bigaragare se uyu mugabo n'ibiki byagiye hanze, n'ibiki byagiye bivugwa kuri uyu mugabo. Ingaruka rero ku itangazamakuru rya digital cyangwa se itangazamakuru rigezeho hamwe ndetse n'ibanga rusange ry'ubuzima bwa muntu bishingira ku mu rwego rero rwo guhangana n'urukozasoni. Guverinoma yashyizeho amategeko abuza urujya n'uruza rwa interineti cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mbuga z'itumanaho nka za WhatsApp kugira ngo ikwirakwiza ry'ibi bikoresho bigaragara. Izi ngamba kandi zerekana kugerageza kugenzura ko abantu babyitwaramo ndetse no gukwirakwiza amakuru yasohotse bikagaragaza impungenge z'ibanga ndetse n'ubugenzuzi. Ariko izo mbogamizi kandi zitera kwibaza ku bwisanzure bw'amakuru muri Guinea Equatoriale, aho kandi itangazamakuru n'ubwisanzure bw'itangazamakuru rigezweho bimaze kuba bike cyane. Ingaruka kandi za politiki no kwizererana kwa rubanda bikaba byarasubiye inyuma. Benshi bati kuba itangazamakuru baribuza gusohora amakuru hanze bituma hari amabanga amwe namwe ya politiki, hari ibikorwa bimwe namwe bya politiki bibuza uburenganzira bwa muntu. Aya makimbirane kandi yerekana ko ibibazo byimbitse muri Guinea Equatoriale ndetse n'imiterere ya politiki n'imyitwarire itandukanye ishobora kuba yaragiye igaragaza abayobozi batandukanye byasaga nkaho byihishe, ariko aya mashusho yasohoka hanze byatumye abayobozi nabo batangira gukemangwa. Imyitwarire ivugwa na Engoga cyangwa se ivugwa kuri Engoga ifatanije n'umwanya we mu rwego rwo hejuru cyane ikurura ibibazo by'ubunyamuryango cyangwa se by'imyangamugayo mu bayobozi ba leta, kandi bishobora guca intege abaturage icyizere mu nzego za leta. Urumva niba bigaragara ko bibaye kuri uyu muyobozi usa n'aho akomeye cyane mu nzego za politike, abaturage batangira kwibaza ko hari n'ibindi bishobora kuba bibera andi mashusho y'urukozasoni ashobora kuba abera mu nzego z'ubuyobozi, ariko abaturage ntibabimenye. Urumva rero kuba amashusho ya Engoga yarasohotse hanze yateye igikuba mu baturage. Urukozasoni rero rwatumye visi perezida wa Guinea Equatoriale Teddy Ngwema atangaza ko hashyizweho uburyo bwo kugenzura mu biro bya leta bishobora kuba mu rwego rwo gukumira kandi andi mahano y'iyi imiterere, ariko kwishikiriza kugenzura aho gukemura ibibazo byinshi inyuma bishobora kubonwa ndetse nk'igisubizo cy'ibanze kugira ngo bashyireho za kamera, bashyireho uburyo kibagenzura amashusho atandukanye, bagenzura umukozi umwe ku wundi. Rero byasa nkaho bikanguye abayobozi mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi bwa Afurika. Engoga rero umugabo uvugwa n'abagore benshi cyane, harimo n'abantu bafite imyanya itishoboye, ugaragaza ikibazo cyagarutsweho mu bihugu byinshi cyane, guhuza imbaraga, igitsina ndetse no gukoreshwa uburyo ki usanga ubuyobozi bufata iya mbere, cyangwa se umuyobozi runaka akaguha umwanya kuko mwaryamanye, akaguha umwanya kuko wenda mwakoranye imibonano mpuzabitsina. Urumva ko nabyo ari ibintu biba bigenda bigarukaho muri politiki zitandukanye. Urukozasoni kandi rwatangije ikiganiro kijyanye n'uburyo imyanya y'ubuyobozi ishobora gukoreshwa nabi, hamwe kandi n'igitutu cy'abaturage gitera abagore kwishora muri iyo mibanire, kuko usanga nk'umukobwa ujya kumva hirya no hino ngo umukobwa yabonye akazi kubera ko ari inshuti y'umuyobozi, ari inshuti ya Deje, ari inshuti ya CEO, bakaba bakoranye iyo mibonano mpuzabitsina kugira ngo ahabwe akazi, cyangwa se ndetse wenda reka turyamane ejo n'ejo bundi aya mashusho ushobora kuzabyaza umusaruro ibyo, cyangwa se ushobora kuzayakuramo ibyo nshaka. Byongeye kandi rero biratanga ururimi rubura ingamba zo kurinda abagore bashobora kumva bahatiwe guhungabanywa ubwigenge bwabo imbere y'abantu bakomeye cyane. Uruhare kandi rw'umuco
w'iterambere n'ikoranabuhanga ari kugenda ariza imbere. Akenshi umugore aravuga ati kugira ngo mbure icyo nagaburira abana banjye ndemera ngarame, undi ati kugira ngo mbure akazi ndemera ndyama. Hakabona n'abandi kandi bakora imibonano mpuzabitsina baca inyuma abagabo babo atari uko babuze icyo kurya, atabuze uko babuze amaramuko, ahubwo ari uko abagabo babo batabitaho. Bityo rero iyo babonye nk'umugabo ubitaho rimwe na rimwe bikaba byoroshye kuba yaryamana no. Ikwirakwiza rero ry'imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibikoresho by'itumanaho bya digitale cyangwa se bigezweho byongereye imbaraga n'ingaruka z'aya mahano. Amashusho kandi yasohotse akwirakwiza ku rubuga byoroshye cyane mu gihe imbuga nkoranyambaga zemereye abantu gusangira amakuru ndetse no gutanga ibitekerezo. Igaragaza kandi uburyo urubuga rwa systeme z'ikoranabuhanga rushobora kongera vuba amahano mu isi muri rusange, bikaba kandi bishobora guhindura amakosa y'abikorera ku giti cyabo. Urukozasoni kandi rwa Balthazar Ebanga Engoga rushimangira imbaraga zikomeye hagati y'imbaraga ubuzima bwite ndetse n'imyitwarire muri Guinea Equatorial, mu gihe kandi abayobozi bashaka gukemura ibi bibazo. Iki gikorwa kigaragaza ko byihutirwa kubazwa byinshi cyane amahame mbwirizwa muco ndetse no kurengera muri gahunda za leta cyangwa se muri guverinoma. Igisubizo cya Guinea Equatorial rero kuri aya mahano gishobora gutanga urugero ku manza zizaza kandi zishobora kugira ingaruka ku myumvire y'abaturage ndetse n'abayobozi bayo. Niba kandi biganisha ku ivugurura rifite ireme cyangwa se bikomeza kuba indorerezi gusa, ibiterwa n'uburyo igihugu gikemura intandaro yatewe n'aya makimbirane. Iyo tuvuga ibi ngibi tujya ngo mumenye uko umugore akwiye kwitwara, umwana akwiye kwitwara, cyangwa se umugabo akwiye kwitwara, umusore akwiye kwitwara. Impamvu umugabo ashobora kuba yavuga ati kanshagaye ko kuryamana n'abagore benshi cyane mu isi bajya kuri 400, nuko byose bikomoka ku miterere n'imisemburo y'umwana, uburyo ki aba yarakuye, aba yarahawe uburere akiri mutoya. Akenshi nk'imisemburo ibishingiye ku byishimo, niba umwana ataragiye yirekura akiri mutoya, so aka kanya ni igihe cyo kuba yayirekura bitewe nuko ababonye ari wo mwanya afite muri rusange. Akenshi na kenshi nanone iyo usanga umugabo nk'uyu nguyu ashobora kuba yakora ibikorwa nk'ibi ngibi byo kugira ngo aryamane n'abagabo barenze 1, 2, 3, 4, 5, rimwe na rimwe nuko hari ibyo yatanyuzwe cyangwa se no ku umugore we atamwitaho. Niyo mpamvu dusaba umuryango, umugore n'umugabo mukoba ukwiye kwigisha umugabo wawe cyangwa se ukigisha umugore wawe. Umugore niba uzi neza ko hari iyo mugiye gutera akabaruro bitagenda neza, mwigisha kugira ngo umugabo wawe ejo azamenye ajya ahandi. Ikindi kuba wararyamanye n'abakobwa benshi ukaryama n'abagore benshi, igiye kubaka urugo birakugora cyane. Niyo mpamvu dusaba urubyiruko kwirinda gukorana imibonano mpuzabitsina mukiri batoya cyangwa se bakora imibonano mpuzabitsina igihe cyanyu kitari cyagira. Nyaboneka kwirinda biruta kwivuza, kandi iyo wirinze birafasha cyane kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Niyo mpamvu rero wa mukobwa we nujya gukora imibonano mpuzabitsina uzamenye se ndi kuyikorana n'umugabo wanjye cyangwa se ndi kuyikorana n'umukunzi wanjye. Wa mugore nawe nuko. Niyo mpamvu tugomba kwirinda kugira ngo tuzamenye ko ubuzima bwacu buhagaze. Nitwa Eric Nshimiyimana, narindi neguza naho butaha.